Hayi muraho neza bakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzise ngo ukuri guca mu ziko ntigushe. Muri filime yacu The Homeless Girl, Mama Lewis akomeje ubugambanyi bwe bwo kugambanira Alice kugeza amutandukanyije na Lewis ku buryo batazigera bongera guhuza n'umunsi n'umwe. Uyu Mama Lewis akomeje kugambanira Alice bikomeye, aho akomeje kugenda abwira umuhungu we Lewis ko uyu Alice ari umujura ruharwa kubera ko ngo yabibiye amafaranga, ngo yabibiye agatabo ka sheke. Ibyo byose uyu Lewis akomeje kubyemera, aho mama we akomeje kumukonfirima agamije kumutandukanya na Alice burundu, ku buryo Lewis nta hantu na hamwe azongera guhurira na Alice. Gusa nubwo uyu mama wa Lewis akomeje gukora ibi byose kugira ngo Lewis akundane na Tricia nk'uko bo babyifuza, uyu nguyu Lewis nta rukundo afitiye Tricia, aho abantu bari gutekereza urugo rwa Lewis na Tricia uburyo ruzaba rumeze. Lewis ntakunda Tricia habe na gato. Tricia akunda Lewis, ariko Lewis we ntago akunda Tricia. Abantu bari kwibaza niba uru rugo ruzabaho. Umuntu Lewis yakundaga wenyine, Lewis yikundiraga Alice, ariko mama Lewis na mushiki wa Lewis ari we Nana baza kwanga Alice bitewe ngo nuko Alice ari umukobwa w'umukene mu gihe Tricia we ari umukobwa wo mu bakire. Guys, Mama Lewis ajya avuga ko amafaranga ajya mu yandi, ariyo mpamvu bari bakomeje guhatiriza Lewis gukundana na Tricia kugeza ubwo bagambaniye Alice. Gusa natangiye mbabwira ngo ukuri guca mu ziko ntigushe, kuratinda ariko bikarangira kugiye ahagaragara. Ahangaha twakibaza tuti none se umunsi Lewis yamenye ukuri, akamenya ko biriya byose byabaye kuri Alice bwari ubugambanyi bwa mama we na mushiki we, akamenya ko Alice atigeze yiba amafaranga, ahubwo ari mama we wafashe sheke iriho amafaranga miliyoni akayiha Alice, akamwirukana agamije kumutandukanya na Lewis. Ibyo byose Lewis namara kuba yabimenya, akamenya imipango yose mama we na mushiki we Nana bagiye bapanga yo kwica Alice, murabona ibintu byose bitazaba birangiye. Ese urukundo rwa Tricia na Lewis muri kuruha kangahe kwijana? Ese urugo rwa Tricia na Lewis murabona ibintu bizashoboka? Guys, abantu bashigikiye yuko Lewis yamenya ukuri ku bintu byose biri gukorerwa Alice, abashigikiye yuko Lewis yamenya ko Alice bari kumugambanira, mu by'ukuri mu nkandire aho handitse subscribe, mu nkandire aho handitse like, mu nkandire aho hasi kuri comment section muduhe ibitekerezo byanyu, ubundi tugende tubiganiraho cyane. Naho Mama Lewis we yarakaye cyane, akomeje kugambanira Alice ibintu bitabaho. Kugeza na n'ubu ngubu Lewis nawe yamaze kwemera neza ko Alice ari umujura, kuko Mama Lewis yamweretse n'ibimenyetso, amwereka ko amazina ari Alice, yibye sheke akajya kubikuza amafaranga, kandi koko iyo sheke Alice yarayikoresheje ariko ntabwo yayibye. Niba mubyibuka neza, yayihawe na Mama Lewis kugira ngo abe yamuvira mu rugo. Guys, Mama Lewis akomeje ubugambanyi bwe kandi ari umuntu w'umubyeyi, ariko baravuga ngo ikinyoma ntikiramba, ariko ukuri kuraramba, kuratinda ariko kukajya ahagaragara. Ukuri guca mu ziko ntigushe. Mwewe nk'abakunzi ba filime The Homeless Girl mukunda Alice, cyangwa se mukaba mwabonaga ko couple ya Lewis na Alice yaba ari couple y'umwaka, yaba ari couple nziza, aribo bakwiye kuba babana, ibyo ngibyo ndagira ngo mbabwire ko n'ubundi bizarangira bibayeho. Muri kubibona neza ko urugo rwa Alice na Lewis rwari urugo rumeze neza, ariko urugo rwa Lewis na Tricia ugenda mubibona ko rwose Lewis adakunda Tricia habe na gato.
ariko umuntu bita Lewis ko byagenda kose bizarangira amenye ukuri, amenye ko mama we ari umugambanyi, amenye ko mushiki we ari umugambanyi. Kandi Lewis namara kumenya ibyo byose, Aisha azahita atandukana na Tricia. Ese mwewe ku ruhande rwanyu nk'abakunzi ba filime The Homeless Girl mwifuza iki? Ese namwe mwifuza ko uyu nguyu Lewis yamenya ubugambanyi bwa mama we na mushiki we? Gusa episode yarangiye umunsi, yarangiye turi kubona ko Lucky ashobora kuba agiye kubwira Lewis ko abana na Alice. Dutegereje kureba uburyo ibintu biri buze kuba byagenda. Wowe icyo tugusaba nta kindi ni ukudukandira aho handitse subscribe, ukadukandira like, ubundi ukaduha ibitekerezo bya hasi muri comment, ubundi tugakomeza kugenda dukurikira filime The Homeless Girl turi kumwe 5 kuri 5. So rero bye bye, afite la vista, asante sana, thank you very much. Imana ikomeze ibarinde, ishira imigisha mu byo mukora byose. Turabakunda cyane, tuze guhura next episode.